Soweto iri kuri album ifite video. Indirimbo yanjye na Black Diamond Nicki Minaj ifite video. Indirimbo yitwa Oya iri kuri album ntirasohoka ifite video. Na When She's Around ifite video. Hari ama video menshi ariho kuri album. Hanyuma indirimbo yanjye na Joe Boy na ifite video. Uretse zasohotse ndi kwibaza ko ari ebyiri, hariho indirimbo ebyiri deja zishutinze, ibindi ntegereje kureba uko mu byakira nkajyana nibibabereye cyane cyane ko mbemera. Zandi kumva byaba byiza nta kintu mbahishe kubera ko abantu bari burebe ibi bintu barabibona nyine barabibona. Natanga nkuru reka mbinyuze mu rugero mumbabarire nyine ntimunyumve nabi. Babu dufitanye umubano kinge nawe. Bubajije iki kibazo tubanye duti. Ndagusura ndaguhamagara iyo tuhuye turahuza, that's it. Kandi numva ariko nyine ubundi abantu b'abagabo baba bameze mumbabarire imyumvire yanjye ntitwika, ariko kuri icyo kintu uri umunyamakuru ndi umuhanzi, iyo duhuye turakonekta, ibyagira umumaro turabikora, ebwo bitanawugira tukabyihorera. Uwo ni wo mubano wanjye nande nafata ku mavuta. Niyo mpamvu nanababwiye ngo niba ubikora uzi kubinkorera sha ubigimenyere kubera ko ntabyo nzamenya, ntabyo naguhembera, nta nubwo nzakogeza kabisa sindimo. Uwo mubano niwo twari dufitanye nawe. Mbega reka nkubaze, nk'ubu umuntu akuvuze neza mutaziranye wahakana ute ko mutaziranye? Niya situation ugeramo wanabivuga gutya abantu bakavuga ngo arakwiga ngaramwigaramye, nkaho wenda ari nkano twaciringiye ukadusangana, nkaho wenda nsanzwe nsangira nawe, nkaho muhamagara nanaberekana telefone yanjye nta chat nimwe ngirana nafata ku mavuta. Kubera ko kwanza afata ku mavuta yadutsa amenesha. Sibyo? Rero ibyo bintu byabo mani ni ibyabo kabisa, jewe mba ndi ku ruhande cyane. Kandi suko mwigaramye nuko ariko kuri niko ibintu bimeze. Ntabwo numva bisobanutse cyane, ariko nuko nyine niko kuri niko biteye niko bimeze. Nta muntu natumye kumfasha kwica ibintu by'abantu, mba numva mfite ubushobozi bwa kwica ibintu numva mbishaka, kandi nabikora mu buryo bwiza cyane, nkanigirira ibanga kurusha wowe natuma ukajya kundaburiza umaze kubikora. Fata ku mavuta turamuzi, ni umugabo ufite umugore n'abana babiri, ahari pe Imana imworohereze. Kandi ntago nkuko abenshi muri mwebwe tuvugana, umuntu yagize ubukwe cyangwa yapfushije akaba yasaba ubufasha, ntago yasaba ubufasha ngo umuntu amwirengagize. Ibyo byo tugikure no mu nzira, kive mu nzira burundu. Kuko benshi mu bitabiriye hano uramutse ugize ikibazo ukavugana n'abantu muri industry, nubwo bavuga ngo tufite amatiku, nubwo bavuga ngo duhaba urwangano, ariko muri iyi industry habamo no gufashanya. Icyo kintu cyo tukibagirwa, no gutabarana, no kuba hafi y'umuntu uko ushoboye. So ntago ngewe nibaza ko fata ku mavuta ari uwo kujugunya, ngo ari uwo gushyira hirya, ngo ari uwo gucirwaho iteka. Ntago ibyo bintu ari byo, ibyo bintu binahagarare pe. Igihe cye agikora, narangiza agaruke, ubuzima bukomeze. Ariko uzatohoze neza igitaramo cy'i Burundi n'uwacyorganije, ubu ntago nawe ahari Imana imworohereza. Kubera ko twebwe iyo tugiye kujya hanze y'igihugu, buriya igitaramo si cyo gikomeye, simbabeshye, igitaramo si cyo gikomeye. Dukorera mu bihugu byinshi, muri za Canada, za Belgique, ariko umupromota w'igitaramo ni ki? Babu mbabarire nyine, urumva nagerageje guhisha kamere. Ejo bundi ntibakunazemo, naragusuye. Oya urumva umubano ugira aho ugarukira, kandi fata ku mavuta turamukeneye, nawe ni element nzima nkuko tubana na media n'abandi bose. Turamukeneye aze dukora akazi dufatanyiriza hamwe kubigeza hejuru, ariko n'ukuri kijyanye no kwangiza sindi mope. Nubwo tukubonye reka tukubaze, ntacyo bitwaye, dufite umwanya, ni nacyo cyatuzanye.
twagenda tubinyuranamo gake. Icya mbere wabashije nibuka ko cyari kiri kuri album n'izina ryayo n'indirimbo n'itiri album. Nk'umuhanzi buriya iyo uri gukora igihangano cyangwa se iyo uri kwegeranya ibintu byawe hari ibyo ugenderaho. Icyo rero nahisemo, impamvu nahisemo ko iyi ndirimbo ariyo n'itiri album ni uko nitegereje album koko nkabona iryo zina ryayibera, kubera ko colorful, buriya colorful ni amabara y'uruvangatirane. Nibaza ko buri bara ryose wumva uri ryo, waba nyamabara waba nyamaki n'iki, buri kuntu wibona ntabwo wabura ikintu ukura muri album. So mu buryo buri artistic natekereje ko iri zina ryahura n'abantu benshi, kandi barangiye sinita iyo ndi gukora indirimbo ntago nita kuri opinion y'umuntu, kubera ko art ninjye witurukamo nkabiderivaringa, utanabikunda nkaguha ibindi, nabyo utabikunda nkaguha ibindi, bigakomeza bityo imyaka 12 ikaba yihiritse. Icya kabiri cyari ni ibintu bijyanye na concert. Ben aramutse agutumiye wakitabira, invitation wamaze kuyibona, ese wowe wamutumira mu kumurika album yawe le 21? Antumiye nakwitabira, kubera ko ni umuhanzi mwiza kandi nanjye nkunda umuziki, nta cyambuza kuba mu muziki mu gihe mbona nk'umuhanzi. Nta igihe cyose ibitaramo bibaye numva nabyitabira, cyane ko bidakunda no kumbaho. Mpora nsusurutsa abantu, kugira ngo abantu bansusurutse bimbaho gake, mbibonye no kuri nabijyamo. Waramutumiye wowe? Oya, ntago ndamutumira, cyane ko nta ndundi ndatumira. Nasohoye amatike, ntago ndatangira gutanga invitation. Ku cya gatatu n'ibijyanye na Kiz wakoze indirimbo ziri ku album, kuri wowe wamuha igikombe cya producer w'umwaka? Ntago nibona nk'umuntu uhagaze mu mwanya mwiza wo gutanga ibikombe cyangwa gutondeka abantu, gusa no mu producer mwiza. Okay, ikindi ni kijyanye na gospel. Indirimbo yawe iriho ya gospel. Arabibaza indirimbo yawe na Meddy twari twumvise ko yabihari, byo bigeze hehe? Kuki ese mbonye aragutume muri concert ye nk'umuntu ufite indirimbo ya gospel twakubona? Ikijyanye n'ubutumire kuri buri muhanzi nakwitabira, kubera ko nanjye ndi umuhanzi kandi ngiye buriya nizerera mu bufatanye, cyane nta n'umuhanzi ntekereza ko icyo kintu atakizi, ko gushyira hamwe nk'abahanzi no kumvikana ari ibyo hatari. Hanyuma ku ndirimbo yanjye na Meddy, umushinga twarawutangiye, ariko Meddy n'umuhanzi mukuru uri busy nawe ufite ibindi arimo. Uwo mushinga rero twawugezeho, album nyigeze kuri. Ntago uwo mushinga uhuye na album yanjye, nta nubwo indirimbo yanjye na Meddy iri kuri album, ariko umushinga urahari. Tugendana n'umwanya we n'umwanya wanjye muzayibona. Indirimbo ya gospel, kuri album hari indirimbo ya gospel. Ikintu gitangaje kuri iyo ndirimbo ni njye wayiproducinze, ni njye wayikoze. N'ikintu abantu batanzeho buriya, iyo mfashe, nigeze kuba umuproducer, banza naragiye mbivuga, ariko iyo mfashe imashini ngiye gukora indirimbo buri gihe ciduka nkoze gospel. Ciduka nkoze indirimbo y'Imana. Rero kuri album nashyizeho indirimbo y'Imana, kuko nakuvuye ko ari colorful generation tube turyirengagije, tugumane colorful gusa. N'abantu bakunda imiziki yo kuramya no guhimbaza, cyangwa se indirimbo zaririmbiwe Imana, ntekereza ko kuri album yanjye nagombaga kugira umwanya mbagenera. Bulldog kuki ari wenyine yifashije umuraperi rukumbi kuri album yawe? Bulldog ndi umufana we. Twitegeye igitaramo Kigali kinini ryari kirimo abantu benshi barenze wenda ngabo. Ikindi ni indirimbo yakugoye kuri album. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma, mwavuze ko nta ngana rihari hagati ya Melody na The Ben, ariko ejo bundi wasohoye indirimbo tubona urimo gukurura agashanga, kandi yari trend igezweho. Ubwo urumva atari ibintu byo gushotorana? Nibyo ngibyo. Indirimbo yangoye kuri album ni indirimbo nakoze imvuye ku musokoro. Ntabwo navuga ko yanangoye, ahubwo ntekereza ko ariyo ndirimbo ntekerezaho cyane kurusha izindi. Yitwa Narinzi Kuzagaruka. Nasohoye agaparti kayo gato nyishyira kuri TikTok, kubera ko
yari indirimbo ivuga njye w'imbere ntajya mbabwira buriya mbatsimba byinshi, imyenda ikamfasha nayo ikambamo bimumbona ubwambure. Ubwo rero iyo ndirimbo iri mu ndirimbo nafatiye umwanya munini njya kuyikorera, nanashimira abantu bo ku ishuri ryo ku Nyundo. Twakoze urugendo njyewe na Keys tujya ku Nyundo, dukorana na korali n'abacuranzi abanyeshuri, dukoresha na studio yabo. Muzagenda mubibona uko ibintu bizagenda bisohoka. Ikibazo cya mbere cyari listening party. Dufite listening party, ariko icyo gitaramo impamvu twagiteguye uko mubona giteguye uku ni ukubera ko nzi neza ko hari abantu bankunda kandi banshyigikira, numva nanjye nagafashe nk'abagaciro, numva byaba byiza aribo bantu ba mbere numvise album, ariko nkanabaperformingira, nkabaha umuziki uri VIP niba ariko nabivuga, kubera ko ndifuza ko umuntu wansapotinze, umuntu wankunze, nanjye namwereka ko mbyibuka, mbizirikana kandi mbizi. Niyo mpamvu duteganya kwakira abantu bakeya. Igitaramo kinini nacyo ndi gutekereza kugikora, ariko hari imbogamizi zihari ko Rugaju ararenze. Nibyo koko nk'uko Rugaju yabivuze, nkunda amafaranga, ariko konseri nini hano ntago zigaragara nk'iziri kuvamo mu mboni zanjye, ntago ziri gutanga ibingana n'ingufu umuntu azishyiramo. Rero nabaye mfashe feri gatoya, nkakomeza nanakorana nabo dukorana kugira ngo turebe igihe gikwiriye n'uburyo twakoramo ibintu bihuye n'ibyo twifuza kugeraho. Hanyuma cyari guhangana, gukora ku ishanga. Byari kuba ari ibya danje yaba yarikozeho ntamureba, ariko iyo ufashe ikintu ukagishyira ahantu nkibona, se ati yangemerewe kutagikoraho. Umwartiste akora nk'umwartiste, iyo ikintu kigaragara ushobora kugira igitekerezo cyo kugira icyo gikoramo, kandi nibaza ko ntawe nabangamiye, nta n'uwo ninjiriye, cyane cyane ko byagaragaraga. Kuri album hariho track bita Sinya. Mu minsi yatambutse hari indirimbo yigeze kujya hanze, ntabwo wigeze uyivugaho cyane, yenda ushobora kuba waranayivuzeho cyane, ariko njyewe nanabimenye. Gusa nagira ngo wongere ubitubwireho niba waranayivuze. Ni track abantu bakunze cyane kuri TikTok, abantu abakobwa bari kwikorera ama-challenge ndetse n'abandi bajama benshi. Sinya twabonyeho yaba ariyo ya yindi yari yarabuze, ese yari yaragiye hanze? Ese niba yaragiye hanze waba warayihinduye, cyangwa niba donc utubwire niba ari iri kuri album kuko abantu bari bayikunze. Ikindi uraperforminga muri Raha Festival, ni irimo Buju uheruka hano mu Rwanda, ariko ni umu-artiste mwiza, yakoranye indirimbo na ba Dave na ba Wizkid, ba Burna Boy, ni aba-artiste mbona beza nawe kandi urabizi. Harimo n'abandi ba-artiste bagiye batandukanye, ba Shensi, Jamaica. Ni how did you connect n'abantu bategura Raha Festival? Ikindi kuba noneho uri bu-headlining show nk'iriya itabereye hano mu Rwanda, twakubonaga muri Iwacu na Muzika, uratekereza ko ni biki bigiye kwiyongera kuri carrière ya Bruce Melody nk'umuhanzi munini twari dufite hano mu gihugu? Ikindi ngiye kubaza, Jingle Ball wagiyeyo, wanaperforminze no mu zindi events zigiye zitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kuri experience wahakuye nk'umu-artiste mukuru dufite hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, imyaka 10 ni myinshi, nihe nama wagira aba-artiste muri rusange hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, especially abakiri bato ndetse natwe? Bano bantu ni abantu benshi byatari bapresentinga media house zitandukanye, hari uburyo bakoragamo akazi, ariko ntekereza ko wowe wagezeyo hari ikintu ushobora kubabwira just kugira ngo bahindure. Nihe nama wabahereza? Ikindi, wongeye gukorana na BN Soul, bafite track bita Extra Pressure, one of the biggest track muri uno mwaka muri East Africa. Expecting iki? Asante sana. Ariko urakoze byatari, ibintu byose bambajije nyine ndabyumva bijyanye na kariyeri. Sinya kandi abasa mwana mujya mubikora mani, kuki kweli? Kuki ufata akagoma k'umusani ukaka-uploadinga tutabeshyanye? Yapeshe producer, yagize creativity, hahiye n'iki. Hari n'umuntu, hari umudage
ari umudage wigeze ku uploading ingoma nakoranye na Fik Fameka kandi wabona ari na hano ari uploadinga iyo ndirimbo muri 2017 nari natanzeho $10,000 by'amadolari kugira ngo dukore video. Amatage wo mu director nawe nyine ahita byica. Iyo ndirimbo yarampombeye ndarekura ndagenda sinanabivuga. Ibyo biboro bibabaza abahanzi cyane buriya nuko wenda umuntu atavuga ibintu byose, ariko umuntu ufashe ibintu waranguye agahita bicuruza no kuri make kandi nabi, abakwemeje kabisa. Rero nasinya n'ibyo byabaye, nikoreye agashinga nitonze ndagatunganyije katararangira, mba nkabonye noneho bana kisi izina ribi bya hatari, kwa kundi nyine umuntu afata ikintu cyawe akagicurashinga nawe ukabibona. Ariko kubera ko ubundi mpita ncika intege, kubera ko ngiye nkora indirimbo nyinshi pe, nkora indirimbo nyinshi. Iyo mbonye umuntu yasohoye indirimbo yanjye mpita ncika intege byatari, nkumva nanayirenga. Ariko sinya byananiye kuyirenga kuko yasohotse mu buryo budakwiye, iralikinga itanarangiye, nkajya nyibona nkuko namwe mwese nyine ubwo mwabibonye. Ariko naje gufata umwanzuro wo kuyitunganya nkayirangiza, nkayishyira kuri album igasohoka mu buryo busobanutse, n'abantu bayikunze bakayikunda uko bikwiye, igasohoka uko yagombye gusohoka. Ndanasaba umuntu wayaploadinze rwose aherereye ku isi azagerageze agasire, ntago ari kurya imitungo y'abandi bantu. Unyihanganira icyo ngitinzeho. Wakurikijeho ko muri Kenya guhedinga Raha Festival ari ibintu bikomeye, na connectinze gute n'abantu bategura izo festival. Mujya mubona amatrip njya nkora njya muri Kenya, ntago burya biba ari ubusa, ari ama interview dukora, zira promotion dukora, birakwiye nyine ko hari icyo nabyo bitangira gutanga. Nta nubwo ari nayo offer ya mbere tubonye, wenda nuko aribo twabashije kuganira nabo tugahuza, ariko guconnecta n'abantu bisaba kugenda, kandi nanjye naragenze ndabona. Ikindi cyari iki? Inama nagira abahanzi ni ukuri ntabwo isaba ko mba naragiye muri Jingle Balls, ahubwo inama ya mbere nagira umuhanzi muto ni ukubitondera mwebwe, kuko anytime nyine mwamutamo kandi akisanga ahantu ataryohewe. Ni ukuvugana n'itangazamakuru akoresheje ubwenge. Icya kabiri ni ukwitondera imbuga nkoranyambaga turi gukoresha. Hari ahantu dushakira promotion, nanjye ibyo bibazo nagiye mbigira, kandi kuba umwana nyine ntabwo ari icyaha no kuba wenda utumva ibintu neza, ariko ibintu dukorera kuri social media hari igihe iyo ugeze imbere gato uvuga uti ariko ubu nk'ibi nabikoreye iki? Rero mu ijambo rimwe gusa ni discipline. Ni discipline no kumenya aho ugarukira, ubundi ukikundira umurimo, ibindi birikora. Benson na Bien. Benson na Bien. Abanyamakuru inama nabagira soniye ko numva nayibagiriye karera. Nari nabarabuye kare, ariko icya kabiri kugendana n'igihe no kumenya amakuru no kuba creative. Hari ibintu tubamo nyine, hari ibintu rimwe na rimwe dukora natwe nyine bikanarabura nyine ko tuba twakabi, ari n'ibiboro nanjye deba nkagira isoni kabisa. Ubwo rero no kugendana n'igihe no gucuruza inkuru zakugira umuntu ukomeye, zakugira umuntu warose kuba. Indi nama nabagira ni ukunkunda, ni ukundeba mukankunda, mukanyitondera, mukamfata, mukanshyira ahantu nkwiye kuba ndi. Abenshi hano wenda baje bansanga inaha, hari n'abandi nanjye naje mpasanga, muri ba grand frère, muri ba petit frère, cyangwa se muri bashiki banjye na bakuru banjye, ariko ntabwo ndi mu mwanya mwiza wo kubagira inama,
ariko munyihanganire nyine uyu munsi nimba twumvikanye ko ibintu byose mubimbaza mureke nanjye ibintu byose mbibasubize. Nta muntu n'umwe wicaye hano w'umunyamakuru utarakubise hasi ibintu nakoze, sibyo? Ariko ntabwo nigeze mbibona mu buryo bubi. Nahoze hano umugambi wanjye ari uwo kwintataininga. Niyo mpamvu nta muntu ndarega muri RIB, niyo mpamvu nta muntu ndagambirira gufungisha, kuko njyewe intention yanjye munyumve neza nyine ndagira ngo ibintu tubishyireho n'umucyo mbereke njye aho mbonera ibintu, sibyo? Ndagira ngo mubone ko aho nahereye, igihe cyose nahereye ndi muri no industry, gahunda yanjye ari yo kwintataininga abantu. N'umuntu wenda wamvuze nabi natekereje mu mutima wanjye ko wenda ashobora kuba yabonye ibyo nakoze mu buryo ntabikozemo, ariko ikintu kibabaje nuko ibi bintu rimwe biri kugiraho ingaruka kuruta njyewe. Muri itangazamakuru mukwiye kutwinforma, mukatwigisha, mukanatwintataininga. Ariko iyo mu gitondo bibyutse umuntu ugasanga ari mu maboko ataraye, azira ko wenda yavuze runaka nabi, ashaka kuvugira runaka, murumva ibyo bintu birimo? Ntago mbyumva, ntago ari ukubareba nabe, mumbabarire n'ukuri, ariko ntago numva ukuntu kariyeri watangiye nk'umunyamakuru igufungishije amafaranga ntuyabonye. Mumbabarire ikintu kijyanye n'amatiku no kunkompara no kungereranya n'abantu, nunabikora uzi kubinkoreye uzabyihorere. Niba uzavuga umuntu nabi wumva ubinkoreye uzarekere kabisa. Ni nayo mpamvu ibi bintu ushobora kubimvugaho, ushobora kungereranya na runaka, ariko mu gitondo mbyutse nkabana niwe byagizeho ingaruka, ni ukuri ku mutima wanjye nanjye numva mbabaye. Mureke twintataininga abantu. Njyewe uruhande rwanjye n'urwo kwintataininga, nubwo nshobora kunyuzamo nkanigisha nkanarabora n'iki ibyo biboro mani narabirenze, simbibamo. Ni nayo mpamvu ubona nsigaye mbireba nkaba nanagiye ku ruhande, nkaba abasaza babishyize ku rwego bitariho kabisa. Dukwiye gukundana, dukwiye kubikorana. Wenda sinanaburamo akantu ko kwijajara, ariko hari aho tutarenga. Turi abantu, turi bakuru. Kungereranya na runaka nta kintu na kimwe bintu nkwaye, kuko ntibimbuza kujya muri studio ngakora akazi kanjye bugacya nkanahembwa. Ariko ko mwari kuzampromotinga bakaba bari kubafunga buri munsi, murumva nanjye mutari ku nkombe. Ni nacyo nashaka kubabwira ko aho ni habi, aho njye simpari kabisa. Ababikompara ariko banabyimenyere, banabyigumanire, sinshaka no kumenya kabisa. Murakoze. Okay, turihuta, ibibazo byihuse, reka kandi igihe cyose muze kubisubiramo mu birebe. Igihe cyose navuze ibintu nta rwango nigeze mbivugana, nari entertaininze, nta nubwo nakabije ngo ninjire mu muryango w'umuntu. Ibyo bintu nanjye ndanabirwanya. Niyo mpamvu kare nababwiye ngo niba utekereza kumfasha iyo uri gusebya abandi, undeka ako kazi ntaguhaye ndakakwambuye. Mfite ibintu byo gukora bihagije ku buryo ntafite umwanya wo gutekereza ku muntu no gukora ibye, kandi ngiye nkunda kuba kuri top bya hatari, kandi nta shortcut nzi igera ku iterambere. Nyine urabikorera tu byanze bikunze. Rero ntekereza ko habayemo abantu bishyize ku rwego, bakanashyiramo ibindi bitari birimo, abandi bakabijyamo batazi iyo biva n'iyo bijya. Ndabacamo ibice se ngo mbakureho iki n'ubundi ko ikintu mbashaka ari promotion, ndabaciramo ibice. Ubu mugiye hamwe ahubwo mbereke, mugiye hamwe murebe ko akazi tutagakora neza. Nta muhanzi n'umwe uretse n'uwo wa mentioninze, nta muhanzi n'umwe kuva nabaho nigeze ntekereza kugirira nabi. Nta n'umunyamakuru n'umwe, niba harazaza bibabwire, nigeze mbwira ngo reka dukorere runaka ibi ngibi. Niyo mbona ibyo bintu bigiye kugeraho, mfata intambwe isubiye inyuma gato nkaba mpunze. Niba hari umunyamakuru nigeze kwicarana nawe nkamubwira ngo urabizi se, ngo reka ngo noneho ngo runaka ngo tumwice, ngo tumukoreho ya story, ngo ntago bibaho, ntago bishoboka. Icya mbere nanjye manuma mfite utuntu twinshi nabereka nyine
wenda nkareba ko hari n'icyo bizatanga. Wavuze ngo nkunda amafaranga kurusha ibintu byose, ariko n'ukuri ntabwo ari byo. Buriya nkunda abantu banjye, nkaba nanabizi ko amafaranga atangwa n'abantu. Niyo mpamvu nakoranye na Jado ku Isibo tugatandukana, n'uyu munsi twaba twakicarana. Ntabwo icyadutangije ari amafaranga. Igihe cyari kigeze ko umwe aca hano n'undi agaca hano. Ntabwo nkunda amafaranga ku rwego nabihemukiramo, ntabwo ari komeze. Uwo muntu sinjye, abantu bo hafi yagiye barabizi. Rero umuntu byumva gutyo, njya mbona n'abafana baraje bakabijyamo bikaba ibintu birebire. Nta muhanzi n'umwe nifuriza iteranyuma, kubera ko n'ubundi amafaranga ntiwayamara uri umwe. Indirimbo zawe ntizavuga zonyine. Ibyo bintu muzabireke, munabikure mu mitima yanyu, mumbone nk'umuntu udafite umuntu n'umwe ashaka kubangamira. Uwo mwanya ntawe ngira pe, ntawe nabona. Warumwe ngo mfungure umutima bibabwira, ariko nta nubwo nzi ukuntu nabibinjizamo neza ku buryo mubona ko uretse no kuba ntabitekereza kubikora, ariko n'umwanya w'ibyo bintu ntawe ngira. Joby yababwiye ibintu byose nakoze uyu mwaka. Ubu nyuma y'ibyo byose rero, mbe no kuri phone mbwira umuntu ngumva mugire ngo kujya muri famiye y'umuntu, ngengera famiye. N'abantu benshi muvuga wenda ndeba nabi, nabatanze gushaka no kubyara. Utekereza ko ntazi icyo bisobanuye kwinjira mu muryango w'umuntu? Ndabizi neza, nzi icyo bisobanuye. Nta nubwo nabikora. Nimunabicunga neza, muzasubira inyuma murebe no mu biganiro byose nakoze, umuntu wese wakoze icyo kintu naramunenze. Rero ntago haveho urujijo, haveho ko nshaka kubangama. Ntawe nshaka kubangamira. Hanyuma ikindi waruvuze cy'amafaranga, ngo mbabwire ngo muri uyu mwaka ngo nubwo ngo nagize ngo aya ngo cano monetize, ntago ndigera nicara mu bantu ngo mbabwire ngo runaka ngo yanyishyuye ngo shaka kunteza ibisambo. Shaka kunteza ibisambo. Ni ukuvuga ngo amafaranga yonyine avugwa mu nkuru zanjye ni amafaranga y'akazi wenda marakoze, nabwo ba nyirayo bahisemo ko tuyamamaza. Ubundi njye ntabwo nifuza ko amafaranga, kuko ashobora no guhuma n'abantu. Umuntu agatekereza ko amafaranga wabona wayamuha, ariko wenda nzayagabana na Gayeri. Ubundi kuki mumbarira? Mwabaza yanyu kubarira undi adahomba. Mwabaza yanyu. Rero gufatanya namwe, gukorana namwe n'ibyatari, koko hari isahane yanjye ijyaho ikintu, ariko ndabizi neza ko namwe hari ikindi kijyaho. Kandi ni ukuri umwaka wa 2025 ndashaka kuwinjiramo ibyo bintu byose narabitaye inyuma. Mwabyemera, mwabyiyorera, njye nzaba narabitaye inyuma. Ntabwo nshaka gukomeza kuba mu matiku. Amatiku nta mafaranga atanga, ntayatanga. Kandi ntabwo nigeze nicara n'umunsi umwe mfata initiative mbwira abantu ngo reka dutangize amatiku. Oya, mbona bije, ahubwo wenda bikaza nanjye ntari kuvugirwamo wenda muri iyo mudu nkahita nahuranya nkashiduka bya bintu byabaye birebire. Ariko gukura nicyo bimaze. Ubu twamaze gukura kandi turabireba twese, reka ne kuvuga birebire. Murakoze. Nibyo hari iyo company turi gukorana y'Abanyamerika. Ni nayo mpamvu mwabonye mu minsi yatambutse nanyuze muri media houses zikomeye muri Amerika n'ahandi, nkajya mu bitaramo. Hari Abanyamerika turi gukorana, kandi turi gukorana neza. N'uyu mushinga wa album bawurimo. Icya kabiri, uwo mu entertainment lawyer ntawe dufite pe, ntawe hari. Dufite abaloya beza bakora ibintu byinshi, ariko buriya entertainment muri rusange igira abantu bizi ibyo bakora, ibyo nyine ari byo babasha. Mbega mujya mubyumva, ntimujya mwumva se nk'umuhanzi ari kwijujuta ngo baranshutse ngo bampa amafaranga ngo none. Mujya mubyumva abahanzi bari gucomplaininga ngo amalebo ngo byagenze gute? Nuko basinye batasomye. Rero hari abantu bizi ibyo bakora ibyo bintu hano hafi, uretse no mu Rwanda no mu karere ntaho hari. Ibyo ni ibindi birebire nyine, ni ibintu umuntu atanavamo. Hanyuma ikindi waruvuze ni izajya hanze ryari? Mu minsi ishize wari uri muri Amerika bavuze ko uri gushaka inzu, ese nibyo? Oya, album tuzatangaza igihe izasohokera ku itariki 21 muri listening party album.
ni naho hari ibifatika ibigaragara kuri album kuko abantu bazaza bazabibona noneho tutari kubivuga gutya ahubwo